reka nongere ngusuzeho ukomeze kugenda ukurikirana Isumo TV aho uri hose, amaro y'Imana akomeze kugenda abana nawe mu byo ukora byose. Rero ukomeze kugenda biragiza umuremyi uhoraho kugira ngo akomeze kugenda agufasha kugenda utsinda byinshi bigenda bigubangamira, bigenda kwitambika mu mipango yawe cyangwa se mu nzira zawe zose. Sasa rero reka nkubwire ko mu gihe rero utabashe kuba wabona umuyoboro w'itumanaho rigezweho, Airtel yakubwira ko ushobora kuba nawe wagenda ushaka internet ya 4G, aho sim card za Airtel zose zisigaye zisohoka ari 4G. Ikakubwira ko ushobora kuba wakoresha internet yihuza cyane, ukawahamagara byihuse cyane, kandi byose ni ku giciro gitoya ugereranyije, ni nk'ubuntu ugereranyije n'ahandi mu yandi masosiyete. Byose rero ni kuri Airtel. Ubundi ugasura service center yose ya Airtel, ubundi ubasha kugenda ubona sim card za Airtel. Ndakwibutsa ko hari na Airtel Money na Airtel Pay, hose kwishyura ni ubuntu ndetse no kwishyurwa ni ubuntu. Na rero Airtel ikomeje kugenda ikuryohereza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Yigane ubundi ibashe kukubera aho undi wese atakubera. Reka mwibutse ko turi kumwe na MTC Limited cyangwa Ita Contractors and Consultants Limited, kuvuga ko services zose z'ubwubatsi zikugeraho. Services z'ubwubatsi zirakugeraho aho waba uri hose mu Rwanda, ndetse no kuwagezweho ibikoresho by'ubwubatsi, kuba wasaba ibyangombwa byo kubaka, kuba bareberwa ko ikibanza cyawe inyubako igomba kuba yajyamo. Byose rero ni MTC Limited. Andika 078 326 3979 maze ubashe kugenda ubana na Ita Contractors and Consultants Limited. Reka nanone nkwibutse ko mu gihe cyacu tuba turi kumwe na Tom Transfers. Tom Transfers irakumenyesha ko ushobora kuba wagura imodoka mu gihe rero utarayibona igitumizwa hanze, ugahita uba ubonye iyo uba ugendamo ku buntu, ngo no witwitizwa ku buntu, ubundi ukabasha kugenda umera neza cyane wenjoyinga Tom Transfers. Reka tukibutse ko tugufitiye na supermarché zigiye zitandukanye ndetse n'amapartment agiye atandukanye. Byose ni Tom Transfers. Ndika www.tomtransfers.rw maze ubashe kugenda ubana na Tom Transfers. Reka tubwiye ko tumwe na Daily Studio ikomeza kugenda ikubwira ngo wabana nayo ugakomeza kugenda ukora live streaming, videography, photography, promotion, digital marketing, branding na graphic design. Kuba wakwiga gukoresha imbuga nkoranyambaga byose ni kuri 088 ukomeza kugenda uboneraho izo services zigiye zitandukanye. Reka sasa rero reka twigarukire ku makuru. Nge nanze kuba nabahereza incamake ngo ndavuga ni reka nze twanzike ku makuru agezweho. Kanze kubikomeza kugenda bivugwa muri equipe ya APFC, muri equipe ya Rayon Sport, uruntu kugenda rututumba hagati ya Rayon Sport na Kiyovu. Byose ni ibintu ndakomeza kugenda mbagezaho. Ibi ngibi rero ngiye kugenda mbibagezaho mu rwego rwo kugira ngo mukomeze mugende mumenye amakuru yitonza twagiye tuba twishe inyuma mu ma equipe mu gihe mukunze. Ahangaha rero byose ni hano ku Isumo TV. Ukomeza wibane n'Isumo TV, ukande subscribe, uduhe share, like, uduhe na comment kugira ngo dukomeze kugenda tukubwira byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda bivugwa muri uyu mupira wo mu Rwanda. Byinshi rero biri kugenda bivugwa muri umupira wo mu Rwanda nuko hagati ya APR FC na Rayon Sport naho harimo umwuka utameze neza. Umwuka utameze neza uri guterwa n'iki? Muri iyi operation dutangiye, ni imwe mu operation ari kugenda avugwa cyane ko ari operation abareyo bateguye vuba ati tumutungure tumubabaze. Tumubaza ngo na operation irimo ko bagomba gutungura equipe ya APRFC, equipe basumbije cyane, ndetse na equipe ya Kiyovu Sport. Nuvuga ngo umukinnyi wari wese witwa ngari muri APRFC ari gusoza amasezerano, kandi ari umukinnyi ukomeye utarasinye indi konti. Birakomeza kugenda bigaragara ko umugabo nka Gacinya Chance Denis, umugabo nka Muhirwa Prosper, umugabo nka Sadate Munyakazi, umugabo witwa Muvunyi Paul, umugabo witwa Muhirwa Frederic cyangwa se Muhirwa Fred, ndetse n'umuntu witwa Hajati. Ya kampeni yabo bari batangije yitwa Twanza Agasuzuguro ntabwo yigeze irangira.
unyumve neza, ntabwo yigeze irangira. Iyi kampeni biravugwa ko yatangijwe kuri tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu, aribwo iyi kampeni yatangijwe. Itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu nibwo iyi kampeni yatangijwe, aho aba bagabo bari biyegeranyije ari 4, hakaza kongeramo Sadate, hakaza kongeraho na Hajati. Abangaba biyegeranyije bavuga bati reka umukinnyi wari wese ukomere gucacara hano mu Rwanda tumugure. Mwarabibonye, Rafael Osaruwe Olise ni umwe mu ngero nziza mwakomeza kugenda mufata z'abakinnyi b'ibikura nkota bagiye bagurwa. Kandi noneho aba bagabo biyemeje ko bagomba kugura umukinnyi uzwi. Uravuga se umukinnyi uzwi ni umukinnyi umeze gute? Kanguye nk'urugero, Hussein Chabalala muri shampiyona y'u Rwanda ari gukinamo, ni umukinnyi uzwi kuko ni meilleur buteur, ni nibyo akina turabibona. Umugabo witwa Samson Arnold Okwi ni umugabo nanone uvuga ko ari kugenda mu Rayon Sport, nawe ibikorwa bye murabizi nyine, ntabwo ari ibintu umuntu yavuga wajya ahantu hose nyine kubibona. Umugabo nka Cesar Manzoki ni meilleur buteur w'Ubugande, ni umwataka meilleur buteur w'Ubugande ukina equipe ya Vipers. Nurumva ni umuntu nyine ufite ibintu bifatika nyine wahera uvuga ati uyu ni igikura nko. Urumva? Noneho reka mubwire ko aba bagabo inyuma y'amarito byakomeje kugenda bivugwa ko bo ubwabo bivugiye ko bagomba kubabaza equipe ya APF ndetse na equipe ya Kiyovu. Izi equipe ni naho umutego ziri kugenda zigwamo, zikajya zongera babakinnyi babakinnyi bari gusoza muri APF amasezerano, bakagenda basa nabongera imishahara yabo ndetse n'amarekrutema. Ibi ngibi bigatuma nyine ibintu bidakomeza kugenda biba byiza, bidakomeza kugenda biba byiza kuri bo, kubera ko bari kwisanga Rayon Sport nayo yakomeje kugenda ibapandisha. Ahangaha rero Rayon Sport iri gukomeza kugenda ibapandisha cyane, bigatuma ekipe ya APRFC igwa mu mitego yo kuba yaba ishobora kuzasinyisha abakinnyi new contract. Urumva, ikaba yabakinisha yasinyisha new contract, bigatuma nyine bayabasinyisha ku mafaranga menshi y'umurenge, cyane ko Rayon Sport kuba yayimaze kubazamura already. Ahangaha biri kuvuga ko umukinnyi byibura mu bakinnyi Rayon Sport guteganya gukura muri equipe ya APRFC, mu bakinnyi iri guteganya gukuramo uri kuri miliyoni 4 kuri miliyoni 20. Urumva kongera umukinnyi wari usanzwe gukina amasezerano ya miliyoni zirenga 20, kuko urumva nimba iri gutanga 20 ari amafaranga ari initial cyangwa se ari amafaranga yo guheraho badiringa. Ntabwo ni igiciro cyo guheraho badiringa. Urabyumva neza, iki giciro kikaba ari igiciro kiri kugenda kirenga amafaranga miliyoni 20. Uribaza ko APR yo itari buhagurukire muri miliyoni 30. Byakomeje kugenda binugwanugwa ko umukinnyi nka Ruboneka Jean Bosco APR iri kugenda izamure kuri miliyoni 30. Izi miliyoni 30 uribaza Rayon Sport ibuze ikazirenza? Ntabwo biri bushoboke. Ahubwo haraza kuba ikintu kimeze gutya, ikintu cyo kuvuga ngo reka tuze tubahombye natwe. Urumva nimba APR iri yateganyije ko irafata miliyoni wenda 100 ikazigura abakinnyi 100 miliyoni Rwanda, ni ibihumbi bisaga 100 by'amadolari. Ravuga ati ndafata 100 miliyoni Rwanda ziguremo wenda nongera abakinnyi bashyashya mbongerera amasezerano. Noneho abakinnyi basanzwe muri abakinnyi basanzwe muri equipe mboni mara kongera amasezerano, bite nzana abakinnyi bashyashya. Mbore nibeshye, yego nimara kuzana abakinnyi bashyashya bibura mu mukinnyi umwe mugure miliyoni 15 cyangwa se yenda miliyoni 20, ari bashyashya yenda 3 cyangwa 4 beza, nayongereye amasezerano abari gusoza amasezerano wenda kuri miliyoni 8-7. Urumva equipe ya Rayon Sport yo already iba ipandishije cyane
ekipe ya patriots bako yimbariye za miliyoni 100 nateganyije zahita ikoresha 200 nikoresha 200 nayo hari anazasi yaratameze neza cyane. Ibi ngibi rero bikahita biteramo utundi tubazo hagati muri shampiyona. Burya bijiyo yamaze kuguhindukana, uri kugenda wishyura ibintu utari warateganyije kugenda wishyura, hari ukuntu nyine nawe usigara uri unstable cyangwa se utari stable neza, bikaba byagira ingaruka ku mikinire ya shampiyona ndetse n'ibindi bikombe byose ugenda ukinaho. Ako ngako ni akantu kamwe ko kudestabiliza ekipe nka APR FC Rayon Sport bateguye. Nanone kamwibutse ko muri iyi operation harimo no kujegeza ekipe ya Kiyovu Sport, aho intwaro zayo za mwamba zishobora kuba zakwerekera muri ekipe ya Rayon Sport mu bintu byakomeje kugenda bivuga ko Arnold Oku yamaze gusinya initial contract cyangwa se pre contract. Ahangaha birakomeza kugenda bivugwa ko ekipe ya Kiyovu niramuka inaniwe kuba yamuhemba amafaranga asaga miliyoni 4 z'amanyarwanda cyangwa se 4,000 by'idolari, uyu mugabo leta ajya muri Rayon Sport guhembwa miliyoni zisaga 6. We yaravuze ati nge nanjye na recruitment nshaka miliyoni 100 no, nge ndashaka kujya nyehembwa mu mushahara, kujya nyehembwa mu mushahara. Urumva ibintu biri kugenda bifata urundi rwego abantu benshi batari kugenda bibaza, ariko ni urwego nyine abantu benshi nyine batapfa gutekereza, ariko ubirezonye neza. Ekipe ya Rayon Sport kugira ngo ize stabilize mu bukungu cyangwa se izica intege mu bukungu, noneho yo icyo ruhinga nyuma mu kuri babakinnyi ari buzagure bashyashya, abakinnyi APR ari buzagure bashyashya ihugire muri babandi babakinnyi bahita basinya ekipe ya Rayon Sport ya matageti yayo. Urumva bayiterebuje mu buryo bwose bushoboka. Ibi ngibi rero bikomeza kugenda rero nabyo bikomeza kugenda bivugwa ko umugabo nka Gacinya Chance Denis yivugiye ko akanagiye kuba bakorera ekipe ya APR FC ndetse na Kiyovu Sport ari akantu kazazayisiga ubuhoro. Munyumve neza, ni akantu wavuze katazasiga iyi ekipe ubuhoro. Ahangaha kagiye mwibwirire ikintu kimwe cyonyine. Ahangaha aba bagabo nubwo bavuze ngo zira miliyoni 48 twabashe kumenya amakuru, zira miliyoni 48 twamaze kuvuga, twamaze kumenya amakuru ko zishobora kuzajya muri miliyoni isaga 80 aho. Noneho za miliyoni 180 Rayon Sport ari buzakoreshe igahita isevinga miliyoni 105. Izo miliyoni 105 zikazafasha mu guhemba abakinnyi, zikazagenda zifasha mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Nanone bigakomeza kugenda bivuga ko Canal Plus y'ubwawe yivugiye ko ikeneye Rayon Sport ikora. Canal Plus ni ikigo gikomeye cyane hariya ku mugabane w'Uburayi, ikigo cy'Abafaransa gikora mu bijyanye na broadcasting cyangwa se mu gusakaza amakuru. Ahangaha rero ikigo nka Canal Plus ni kimwe mu bigo byakomeje kugenda bisaba Rayon Sport nkatwe nka Canal Plus dukeneye ekipe ifatika kugira ngo natwe tuzabone ko tuzamura amafaranga. Nitubona turi gucuruza neza cyane kubera ko tuzi uburyo gucuruza kubera ko amafaranga ageze ku kibuga. Ibi ngibi rero bigaha Rayon Sport umukoro wo kubatereka tumanura intwaro ubundi bigo byamamaza by'imba cyaduhaga miliyoni 40 twe twazigira 100. Ahangaha rero abagabo barivugiye bati reka tugaruke Rayon Sport tuyubake, nta wundi uzayitwubakira. Turabareyo ku mutima, turabareyo kuva mu bwana, turabareyo ahantu hose. Reka tubikorere hamwe nka Rayon Sport kugira ngo n'abazaza bazaze babona ko ekipe ya Rayon Sport ari imwe mu ma ekipe akomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika kandi yishoboye. Birakomeza bigenda bivugwa ko bije ya Rayon Sport y'umwaka utashaka kuzaba ari bije zajya muri miliyoni isaga 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 800 ntabwo ari udufaranga dukeya nyabona, ni hafi miliyari yubaka hafi ikilometero cy'umuhanda wa kaburimbo. Nimba warigezeho n'ahantu bakora umuhanda wa kaburimbo, miliyari
yubaka hafi kilometero cy'umuhanda wa kaburimbo. Ikilometero cy'umuhanda wa kaburimbo nawe nyine urumva agaciro umuhanda uba ufite ubungana n'akazi nyine kawukorerwa, urumva. Noneho bigakomeza bigenda bivugwa ko muri ya proje ya Rayon Sport yo gukomeza izamura abakiri batoya ndetse n'abari, ekipe ya Rayon Sport yanyarukira muri Espagne ihakora kadiri. Byumva neza, yanyarukira muri Espagne ihakora kadiri. Ako kadiri ari kamwe muri diri zakomeza kugenda zifasha Rayon Sport. Rayon Sport yumvikanye ko ari ekipe muri Espagne igomba kuzajya itwara abakinnyi baperforminze neza ariko batengeje imyaka 25 muri Rayon Sport. Ni ukuvuga ko abakinnyi bose irashaka ko bishimira kuba baza muri Rayon Sport kugira ngo babe babona ayo mahirwe, nango bo bari gushaka kujya bakreya amahirwe, wa mukinnyi wese bashaka noneho azazanwe n'ayo mahirwe. Nanone kampani nka Skol yavuze ko umukinnyi uzajya yitwara neza izajya imuhemba igihembo cye nka Skol. Nanone bikavugwa ko nka Canal Plus nayo nk'ikigo gikomeye hari mu Burayi, urabizi ko Canal Plus ikigo gikorana na za Sky Sport na za Super Sport. Ndavuga Sky Sport ari ikigo cyavuze ko nacyo kizagenda gifasha abapundeti ba Canal Plus, bazagenda bafasha mu kugenda bamamaza ibikorwa bya Rayon Sport ndetse n'abakinnyi ba Rayon Sport babanyuza kuri Canal Plus. N'uwango buri mukinnyi wese arashaka kugira ngo yigaragaze kugira ngo Canal Plus izamwerekane. Nanone bigakomeza kubigenda bivugwa ko mu bakinnyi ekipe ya Rayon Sport iri gukomeza kugenda ishaka umukinnyi Cesar Manzoki ari muri main target, cyangwa se ari we ari mu bakinnyi b'ingenzi bagomba kusinya vuba, dore ko shampiyona y'icyiciro cya mbere izakomeza ku munsi w'ejo. Shampiyona y'icyiciro cya mbere izakomeza nayo izakomeza aho imikino ibiri ya nyuma izaba iri kugenda ikinwa kugira ngo shampiyona ibashe gusozwa transfer windows ihite itangira hano mu Rwanda. Reka mbabwire ko byinshi nagiye mbivuga, mbabwire ko ekipe ya Kiyovu Sport nayo iri kugenda ihangana n'ikibazo cy'ibura ry'abakinnyi, aho yaba bafashe iya mbere isinyisha abakinnyi babiri b'abanyasudani. Ahangaha ni abakinnyi rero yakuye muri ekipe ya Simba Sports Club, aho nayo yakomeje kugenda ivuga iti reka tugende twijerera tuzamura abakinnyi bashyashya. Nanone reka nkubwire ko iyi ekipe iri mu rugamba na ekipe ya Rayon Sport, aho iri gushaka umukinnyi witwa Manase Mutatu Mbendi. Nayo iri kugenda ishaka uyu mukinnyi, aho abayobozi bayo bakaniye baravuga bati uyu mukinnyi mpaka tumubonye. Ariko nanone bikagenda bivugwa ko intare mumbabarire intare y'urwanwa rumwe ari nawe cyangwa se Muselemu, uwo bita Edi Muselemu cyangwa se Edi Muselemu, nawe rero ari ushobora kuba yava muri uvuye muri ekipe ya Gasogi United, ashobora kuba agiye kuba nawe yamanuka muri ekipe ya Musanze FC. Ibyo ni kugenda bivuga. None biragenda bivugwa ko muri mu bwugarizi abakinnyi basa n'ababuze, ekipe ya Sport ikabiri kugenda ishikora ku buryo yarangiza ibiganiro na Usengimana Fuso. Waye yahoze ayikina avamo ajya muri ekipe ya Rayon Sport, ajya hanze, avuye hanze ajya muri ekipe ya polisi yabanje muri Kigali muri Kigali udateganya muri polisi. Ahangaha rero uyu mukinnyi nawe ari mu bakinnyi bari macuwa kandi babashe kugenda bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho reka tubitse ko ari umukinnyi wagiye gukora ibigwa, aho yasohokanye na ekipe nationali Amavubi yatangiye imyaka 17, aho yitabiriye igikombe cy'Isara muri Mexique ni mu mwaka wa 2011 gutyo. Yego, ahangaha rero 2011 ni umwe rero mu bantu bagiye bubakira ibigwi bigiye bitandukanye muri Rayon Sport, ntabwo turi umugarukeho. Nanone kamwibutse ko ushobora kugenda ubana n'Isumo TV, aho uva ukagera ujya ukanda subscribe, ubundi wibere hano. Byose nahangaha n'ahandi hantu wasanga amakuru meza yizewe y'imikino usibye ahangaha. Komeza rero ubane n'amahoro y'Imana. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dukomeje kugenda tubashimira cyane, presence yanyu turayibona kandi mukomeze mwiyongere. Nanone reka nkomeze nshimire cyane abantu bari hano mu Rwanda, abari muri
muri Zambia, abari muri Mozambique, abari muri Malawi, muri South Africa, abari muri Tanzania, mwese abari muri Uganda, Burundi na Congo, mwese dukomeje kugenda tubashimira cyane. Abantu banditse rero ubutumwa tukaba tutabusomye, mwihangane, akanya tuba dufite kabari gatoya, reka duhite twita dusoza inkuru, turaza kuvuga tubavuga mu nkuru yacu y'ubutaha, ubundi ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane. Amahoro y'Imana yakomeze akugumeho kandi ukomeze ugendane n'ukuboko kw'Imana witegura kuba wakwakira neza abashyitsi bazaza muri cogamu neza, kandi ukabasha kwerekana ko igihugu cyacu ari indashyikirwa mu kwakira abashyitsi, ari igihugu cy'abantu beza, kandi ari igihugu cyemera abakerarugendo aho baba bava bakagera, umushyitsi aza yisanga iwacu i Rwanda.